Faustin Simbigarukaho Faustinho yabaze SKFM ku buryo bukomeye cyane. Ikaze gukurikira ibiganiro byacu Day to Day TV. Ndagarutse murabizi twibanda kuri siporo, twibanda ku biganiro bitandukanye, ariko uyu munsi nje kuvuga kubiriho. Nababwiye ngo twebwe ikintu dukora dutanga umwitangirizwa cyangwa dutanga ikigwa abandi bakagenda bareberaho. Hano niho hantu ushobora gusanga ubusesenguzi bwimbitse butabogamye kandi koko buganisha kuri reality kubiriho. Uyu munsi hari intambara y'amagambo iri hagati ya SKFM na Isibo FM. Ni intambara yatangijwe n'uwo bita Leonidas, akora ikiganiro ku YouTube channel ye, hanyuma SKFM nayo barasubiza, hanyuma Isibo nayo uwo bita Faustin Simbigarukaho, uwo bita Leonidas nyine ndetse na Mutangazaji nabo basubizanya uburakari bukomeye cyane. Ndakubwiye ngo ibintu birashyushye. Umuntu ucikwa kino kiganiro arabahombye ibintu byinshi. Murambaza bati byagenze bite? Abantu batabyumvise cyangwa baba babyumva ari ibintu bigenda, ariko biba ari ibintu bifite imizi, biba ari ibintu bikomeye cyane, biba ari ibintu byagoranye, biba ari ibintu gukora byagoranye, biba ari ibintu abantu bafitemo inyungu butamenya, biba ari ibintu abantu bafite amahari. Ariko uziko muri siporo umuntu umwe tuzajya kumva tukumva ngo yakubise undi cyangwa yagambaniye undi yapfuye. Niho ibintu bizagera da. Ejo bita Faustinho yabaze SKFM ku buryo bukomeye cyane. Arababwira ati n'ikindi gihe muhamagare batwirukane dutahe twese. Bajya umugambi wa batatu baravuga bati ntago ntibishoboka. Niba bishoboka ko niba twirukane uribaza ngo ibyo byari bivuye. Uwo bita Sam Karenzi nawe yari yaravuze ati umunyamakuru aho ngaho uhembwa amafaranga menshi. Ayo nyahembo bita Gasana Nerifa, muramizi ni umunyamakuru w'umujunior ukizamuka ukora kuri SKFM, uri ku matere cyane, mukunda kumubona, mukunda no kumwumva cyane ari kumwe na Lorenzo wenda nko kuri tele n'abandi banyamakuru ba SKFM. Uwo bita Sam Leonidas na kwimya akazi nicyo kikubabaza ukagenda unsebya, ariko umushahara uhembwa aho ngaho nkuhemba aba junior hano. Uwo bita Faustin nawe ati ayo mafaranga ntayo uhembwa, niba unahemba yahemba mu bice n'ibipengeri, ntabwo azira ku gihe. Ariko ndaza kwibaza ngo ubundi intambara ikomoka he? Mu gitondo maje kumva amakuru mu kanya, uwo bita Regis niwe utanze umucyo aravuga ati Karenzi yabeshye, ntago Leonidas yigeze amusaba akazi, ahubwo twe twamusabye kuza birangira ataje kuzindi mpamvu nyine bavuze zo kwamamaza, uko batasashaka gusenya aho yamamarizaga. Nawe yakoraga ibiganiro bavuga bati bugumyeyo, nawe ugume wamamariza aho ngaho, natwe tugume hano. Ati wamubeshyeye. Uwo bita Leonidas abwira Lorenzo ati we nagutanze i Kigali, nta gushaka waza umbwira ngo uranyobora, nditunze. Ibyo byari bivuye ku magambo Lorenzo yari yavuze. Anyway, ariko hari n'ikintu nanjye nshaka kunenga. Uwo bita Lorenzo yagiteruye aravuga ati we Leonidas utabona twirirwa tugufasha tukwereka udasitara utagwa ku maesikariye. Ariko ibi bintu ndibuka mu minsi yashize uwo bita Lorenzo bamubwira ko bamusireza ko ari umutinganyi, uko byamubabaje n'ukuntu yari karamaga. Bwana bakagombye kure umuntu uko ateye, niba afite wenda ubwo bumuga bwo kutabona ngo byuririreho ushake kumuharasinga, oya, ntabwo ari byo pe, ntabwo ari byo. Lorenzo nk'umuntu w'umugabo twemera uzi ubwenge akwiye kwegera Leonidas akamusaba imbabazi, kubera ko nawe bamuvuga ibyo bintu yararekaramye kandi byaramubabaje cyane, byaramubabaje pe. Uwo bita Kasuku rwose yaramubaze, ariko Lorenzo ni ikintu cyamubabaje, nyaka ko n'ubu bikimubabaza kuko n'ubu baracyabivugaho. Nawe rero ntabwo byari ngombwa kaza ngo avuge ngo ashake kurira kuri icyo kintu cyo kuba Leonidas atabona.
ariko rero ndasi naramukunze. Buriya hari umugani nubwo wenda utavugitse neza uvuga ngo isi niyaguha uzagira ifumbire. Ntabwo nshatse kuyavuga ariko mwabyumvishe. Rero ndaza ati nubwo mba nicaye muri geta, muri geto yanjye, kandi we nagutanze i Kigali, si we wo kunyobora muri Kigali. Ariko iyi ni intambara iterwa nuko Sam Karenzi bavuga ko abantu bamufitiye amashyari, abantu bamugendaho nyuma yuko ashinze radiyo, abitwa ba Taifa nabo bakaza bati so wowe nyine ufite radiyo, ufitemo imigabane mikeya, ufite iki. Ariko hari akantu nshaka ko tuza kwibazaho muri kino kiganiro gitangiye kubakorera. Ubundi ndanibaza ngo ni iki gituma Sam Karenzi ajya muri bifu n'abantu benshi. Ubu ngubu ari muri bifu na Isibo, ariko ntabwo ari Isibo ya mbere, ahubwo iyi ni radio yakora bagiye muri bifu, kuko na FM murabizi ubundi bicecetse ubu ngubu, ariko bahoraga mu ntambara kugera ku rwego bita Dr Murangira Bitseri, umuvugizi wa RIB, yabihanangije ko bati wereje isi witwa Sam Karenzi, ndabihanangirije ibi ntibikwiye nk'abantu b'abasiniya. Ubwo iyo ntambara irarangiye, hajeho ya Isibo. Akantu gato nababwira rero, uwo bita Sam Karenzi ashobora ndavuga ko ngo isaha ku isaha mu gitondo ashobora kubyuka agahamagara ku Isibo ikirukanisha bita yaba Faustin Simbigarukaho, yaba Orene Mudasi cyangwa se Mutangazaji, agakomora kuki. Amakuru hari avuga ko uwo bita Jado nyiri Isibo TV ndetse na Isibo FM ari we wari ufite isoko ryo kuzana ibikoresho byo muri SKFM, kubera ko unarebye studio zabo, yaba studio ya SKFM yaba studio ya Isibo, ni nko guterura ukayiterekamo. Ubwo rero ko wagiye kuzana ibikoresho muri Denmark ari Jado, ari naho yaba yarabereye inshuti cyane na Sam Karenzi, kugera ku rwego avuga ati ngewe namuhamagara mu gitondo mbyutse, namuhamagara agahita birukana. Ariko sinyeka ko ibyo bintu byanashoboka, uretse wenda ko afite impamvu yabivuze, ariko ibyo ntabwo byashoboka, kuko Jado nawe business niye, kandi niba umwana akoranye business akakurikira akabona cyo kuzana ibikoresho, ibyo byose ntabwo bivuga ngo yakuyoboreramo cyangwa se yabyuka akavuga ngo birukane. Ariko ndibaza uko nyine Sam akunda kujyana bifu n'abantu, nukubera iki? Aho Sam ntiyakwiye kwisuzuma no kwirebaho niba koko atari ikibazo. Buriya nanjye hari amakuru ntatinya kwemeza, nubwo meze nkaho na ruhande ndimo, ariko tureba reality. Buriya hari abariyo benshi bari kuvuga bati Sam nuwo kuva muri Rayon burundu, kuko nawe ari muri virusi zitumunga. Ariko nanjye nkoresheje ubushishozi nkarebesha ijisho rya gatatu, cyangwa akoresha Desire Musanze iri inyuma y'iya mbere, Sam ashobora kuba ari ikibazo. Kubera ko buriya mu mategeko ya gisirikare, umusirikare w'umusanze ahantu abantu barwaniye cyangwa se habaye akavuyo, nubwo ataba arimo baramutwara. Impamvu bamutwara ngo baramubaza bati kubera iki? Ntiwagombye kuba uri n'ahantu habereye ibibazo nubwo utabifitemo uruhare, ariko kuki wahisanze, kuki ubarizwa ahantu nk'aho ngaho wagombaga kuba wabirebye mbere? Ibi rero Sam arakwiye kwibaza ngo niba ngiranye bifu na Mupenzi tumurabiza ahantu bigezeho, sinzi ko bataraza no kubagana, nkagira na bifu na FM kugeraho umuvugizi wa RIB twiyama, nkagira na bifu na Munyakazi Sadati, bifu na retired Kapiteni Uwezu Jean Fidel wayoboye Sport, nkagira na bifu na Tadeyo Twagira Yesu, nkagira na bifu n'umukozi wanjye mena akoreshaga. Aho nta kibazo naba mfite, nta kuntu naba ntitwara neza. Nanjye ntangiye gushyiraho aga question mark, kubera ko Faustin mu magambo yavuze nubwo wenda harimo n'uburakari akavuga wenda byinshi, ariko hari ikintu yongeye kuvuga nkibazaho, nshaka ko namwe muza kwibazaho.
buri ibintu biraba bikarangira wenda kubera ko umuntu anafite izina anubashywe avuga ari kijyana ntitubyiteho, ariko mwambwira nk'impamvu bita Emeni yibizi, umwe mu banyamakuru beza pe igihugu gifite, siporo yacu ifite, yapfuye kuri SKFM nta jyaha amaze, nta muntu uri kubitekereza. Abasesenguzi cyangwa se n'umuntu wese ubyumva yumva ko yazize ubusesenguzi yakoraga, butavugaga rumwe na Sam Karenzi, ariko sinyeka ko ari guhita mwirukana, kuko kuba umuntu mutumva ibintu kimwe ntabwo bwo kumwirukana, ariko no kubera iki yahise amwirukana. Yarengeraga iki? Kubera iki wumva nta challenge mu kiganiro ibamo? Kuko ruriya ni urukiko, kandi ntego nkeka ko abantu bose bagasesenguye ibintu ku buryo bucuritse, kuko ari ibintu basesengura ukumva biracuritse, hakaba hashobora kubona n'umuntu n'umwe muri bo uvuguruza Sama rwose bakagenda mu uwo mujyo. Singayibona nabavuga ngo banga ikipe ya Peri, ariko sinumva ukuntu umuntu asesengura akavuga ati polisi yaritsindishije kuri AS Kigali ngo kugira ngo pressure igabanuke, hakabura n'umunyamakuru n'umwe ibyo bintu, yaba Ishimwe Ricard, yaba Lorenzo Christian Musangamfura, yaba Kazungu Clever, hakaba n'umuntu utabyumva gutyo, kuko simbyumva. Wabugana igihe bavuga ngo umuntu yatangiye kumenya ko yasaza aba yakize, ashobora kuba ari twe babasazi, itageza kugira ngo nasesengure icyo kintu, habura n'umuntu n'umwe ucyumva bitandukanye wo pose icyo kintu mu kiganiro cyose. Ariko impamvu nawe nyine uhita uyumva ukanajyanisha n'ikintu cyatumye birukana Eme, ukumva nyine radio iri mu mujyi umwe imeze nk'iri kubogama ahantu, nyine ntushobora kumenya ukuntu bimeze. Tekereza nayo icyo kintu ngo ikipe yari itsindishije kugira ngo pressure igabanuke, ngo ibitego bibiri byose batsinze byari iby'abasifuzi, hakaba n'umuntu umwe wa pose icyo kintu, kandi ikiganiro cyitwa urukiko rw'ikirenge. Mu rukiko ntago uvuga ngo yego mwidishye, ntago nyine ikintu cyose bavuze wikiriza, nibura hajyamo no kopoza. Buri kiganiro nubwo wenda bacyambuye umwimerere kubera inyungu zacyo tutazi, bura Eme yo bavugaga ibintu akavuga ngo hoya, byabaga ari igitekerezo cyiza, byabaga ari ikiganiro kiryoshye kimeze neza. Ariko wenda sindagura, nta nubwo ndeba hazaza, ariko ikiganiro abantu bacyo urarebye no mu mibare bagenda bagabanuka, kuko nyine ntago umuntu mubeshye umunsi ukamubeshya ejo bundi, ariko agenda amenya ukuri, agenda asesengura, areba, yanariza, ashungura ibyo umuha, ashungura ibyo umubwira. Kubera ko niba wowe ugiye kuri kamera cyangwa ugiye kuri radio ukivugira ngo wajyanye Tansere na Sake ngo bashyira Tade arabanga, ngo uhita umukaraba, ntabwo azumva uri kuvuga Tade nabi, uri kumva ko ikipe yamunaniye, ngo abyumve nk'ubusesenguzi. Undi azahita abyumva avuga ati impamvu ari kumuvuga gutya ni ukubera yanze abo bakinnyi yazanaga, hanyuma noneho n'ubazana uhara akabyemera neza, kuko uhita ubyumva ko n'igitambuka cyabyumva ko impamvu ngo uri kumuvuga neza ni ukubera ko nyine mwumvikana, abakinnyi bemera igitekerezo utanzwe kivugwe. Ariko uwo niyanga igitekerezo cyawe, ubwo cyarabaye umwanzi, niyanga ko Sake aza, tekereza no kuvuga ngo uyu muntu nagiye namushyiye abakinnyi. Ariko ubundi byari ibintu nibaza, ariko rero ari no gutandukana rwose mw'abantu mwe, nuko umuntu avuga bakavuga ngo iki, ariko ari ibintu udakwiye kubangikira. Niba uri umunyamakuru uri umunyamakuru, niba uri umwagenti uri umwagenti. Ni gute uvuga ngo nashyiye abakinnyi Tade ngo muri Velvet babiri ngo nabasinyishe, uri umunyamakuru ngo arabanga, abanze uhita njye nta nubwo babyumva, ukicara ejo ukavuga uti ariko rero ushobora kuba n'abantu bifitiye imiti cyangwa abagani bafite n'amaraso yo gukundwa. Ni gute umuntu yivugira ati nagiye kuzana Arium Swan mu defenseri w'ikipe ya APR, kandi akabivuga mbere, ejo ukumva ngo yaguriye na Reyo, ngo niyo wajyanye Sake na Tansere abashyira perezida ngo nabasinyishe.
cyewe hari n'ibyo kumva hari muzajya munyumvisha mu bundi buryo da umuntu aba yabahaye iki amakuru mwakaza bati yagurishije imyenda ya Bugesera igihe yari arimo muri jezi yabayemo kope ejo bakongera ukumva ngo muri aperi we na Mupenzeto bafite ibyo bavuganaga nabyo bikagenda ejo ukumva ngo no muri iyo yagiranye tansere na ibyo bintu babyumvikana abantu bagafata umwanya abakinnyi bose bakabirukana bataba ntibashoboye abo ariko hari ikintu mutajya mureba uwo bita Samu gahunda yari ukwirukana umukinnyi wese Tade yaguze wese akamaramo 11 agasigarana abo yari agiye kuzana bari bazanywe na Murenzi ariko rero jewe sinzi kabisa umuntu agatinyuka akavuga ngo ntago mvugana na Murenzi ngo ntago nshyigikiye nyine ngo bakora mu mucyo neza pe akatinyuka kuri kamera akavuga ngo abantu bakora mu mucyo ikipe yaragusaba abakinnyi 10 hashira ibyumweru 2 ikabura yo guhemba ngo abantu bakora mu mucyo twese tukabyikiriza nyine tukavuga ati yego mwidiye Kazungu ati yego Lorenzo ati nyamara nibyo Rikara ati nibyo nahise ntago twamuvuga waba ari ugusunika nyine bakagenda ati radio yanjye ntago tubogama dusesengura by'ukuri nawe ariko iki kintu hajye umuntu kinsesengura nibura ambwira uti ikipe yaguze abakinnyi 10 baguze amafaranga hashize ibyumweru 2 yo guhemba ambwira ukuntu umuntu yaguze ari Musoane ambwira ukuntu umunyamakuru ajyana tansere na Sake ngo nibasinyisha akabacyara ngo muri Velvet agamagara president w'abakinnyi basinyisha ambwira ukuntu umuntu asesengura ati rero tadafite imiyoborere mibi yananiwe guhemba yabuze amafaranga yakoresha nabi hanyuma ni imiyoborere mibi hanyuma ejo undi yabura guhemba tirekeneye amafaranga ese uko Tade ko mutamuvugiraga muvuge muti mu amafaranga turebe icyo ashoboye kuki nkundura ari ukumukuraho ukikorera inama zawe ukirarira mu nama zawe aho ngaho ngiyo mu gitondo ukaza icyo ukora ari ugusenya umuntu ngo nagende yananiwe guhuza abareyo ariko wabahuje we ko mutahe ko nyine ikipe kititwara neza kwidahemba ngo ibibazo byose twumve byashize kandi noneho uwaje yabashije kubahuza niyo mpamvu nyamara mukuri mu magambo make nta guca ku ruhande Samu ukwiye kwisuzuma barangwa inkoko itinze hati baba umuntu avuze ikintu yari afite impamvu buraza tukumva n'ibindi tutari tuzi tuzabyumva ubwo Sake na tansere twabumvishe Mercato yararangiye ubu harabura iki gitungo cyo twumva mu kwa mbere ngo dawo amafaranga yaguzwe runaka afashe haya n'undi fata haya icyo nta cyabereye mu bwiru kitazagaragara ngo n'ibyo dukorera mu byumba rwose ku munsi y'imperuka uzajya kubona ubone biteretse hariya ku karubanda abantu bari kubireba kuko n'ibiri ntago tuba tubizi hari akanyeze kumva ngo Samu yabwiye abantu ko agiye kurangura muri ko afite iduka ry'imyenda ya siporo yababwiye ko agiye kurangura mu Bushinwa hashize iminsi bumva ngo yari muri Senegal aryamye kubo bita Musoane agiye kumuzanira ikipe ya PRFC none agashya kabaye muri operation ariko siko zari niba bisekeje agashya kabayemo ngo nuko uwo bita Sam yavuga ati ari umuntu wanjye uryamye i Nairobi ku kibuga cy'indege ni Kanombe ari kuba amafoto ya Musoane uko ari kugera mu Rwanda uko ari gukurira indege kandi bari kumwe rero wari umuzanye tegeza kugira ngo icyo kintu kimenyekane umva ko nta kintu kiba kitazamenyekana pe n'ibintu rero bya Leonidas biba byaje sinzi ngo biba birarangirira hehe ariko mwabantu mwe icyo mbabwira cyo ntabwo ibintu ntibiza koroha kubera ko niba abantu bamwe bicara hariya sinzi ko rwose icyo Madame Scovia
shobora kubirago bimaze kuba byinshi ariko sinzi ikintu aza kubikoraho kubera ko ariko nka kugera tubagicishamo ijisho uretse na Scovia n'abantu tumva tugenda tubacishamo ijisho turibanyuzamo rwose niba nyine wa mugani uwo Leonidas mumuseka ko aba ari aho ngaho muri ghetto ye avuga ibyo ngibyo kuki musubirikanya buri kuri kuraryana utagira ngo biriya bintu babivuze barakaye kora ko batumvaga hari mukuri kandi n'umusaza yasarakarigwaho ibintu yavuze uretse udashaka kubyumva wenda nawe afite izi mpamvu ze afite ukundi kuntu wenda urundi ruhande abogamiyeho ariko uramutse nta ruhande ufite uko wumva Samu asesengura Reyo na Lorenzo uwavuze ko bagiye kwirukana Ngabo y'Icondo Robeni bakazana Lorenzo uwo muntu aba yakoze ikosa ariko ngenda nibaza ubundi kuvuga ntabwo ari ikibazo nyine n'amakuru ushobora kuzukanyomoza ukavuga runaka ntabwo yavuze ibitari byo ariko guhita nawe winjira mu buzima bwe namwirukanisha abari muri ghetto aho ngaho ko nabo bavuga abandi biterwa n'iki ni gake bavuze ko Superman ari gushakirwa umwanya muri APR si kenshi cyane ko nta wahise asubiza se ngo ajye kwinjira muri ibyo byose kubera iki bo yavuzwe ako kantu batera hejuru bati ibintu birakomeye ngenda byibaza ako kantu nawe gatekerezeho wowe bita Supermanager nibo bavuze amakuru yuko bashaka kumwinjiza muri APR ku ngufu akajya kumuvugiza nta muntu wasakuje ariko uvuze ko Ngabo y'Icondo ubundi icyo kintu njya nibaza uvuze ko ikipe yayobowe nabi nicyo nababwiye mu biganiro byashize kubera ko abuze guhemba bavuga ko ari mu ngamba z'ubwirinzi mu gihe uwayabuze mbere we ari management yari mbi no kuvuga ngo buri gihe buriya ikiganiro cyo namuca ko gitinda buriya hari akantu gato nasorezaho buriya amaso buri gihe atumwa kubona abona icyo yatumwe kubona n'amatwi yumva icyo yatumwe kumva buri ushobora kohereza abantu 5 ahantu hamwe hari ibintu bimwe pe bakaza bakubwira ko babonye ibintu bitandukanye kubera buri wese yashaka kubona bakaza kuvuga ati wenda niboneye abakobwa beza undi akubwira ati DJ ari mwiza undi akubwira ati ibinyobwa byari byiza kubera ko uvuze ibinyobwa yishakiraga kunywa nicyo yabonyemo uw'abakobwa yijyana yirari uwumvisha umuziki yajya ashaka kuyumvira umuziki n'ikintu cyose rero umuntu agisesengura uko ari kubishaka cyangwa se uko ari kubyumva bijyanye n'amarangamutima ye bijyanye n'inyungu ze bijyanye se nk'ubu ntago umuntu atinyuka ngo avuge ngo ntago mvugira neza Muvunyi urenga ukamwita umubyeyi ngo umubyeyi w'ikipe urenga nyine ukabivuga tu kandi uwo Muvunyi kino gisekeje rero kinatuma nyine ubona ko uko ibintu umuntu abitindamo agenda yicisha amazi cyangwa ugenda umucishamo ijisho Tade bari kumwe yaramushimiye yagizaga nawe ndabyibuka ko Samu Karenzi ari mu bantu bavuga ko Tade ari mu bantu bafashije ikipe 2019 itwara igikombe ariko kubera ko nari byo mutahurijeho hari byo mutahuje tayari ubwo uhita umushyira mu ngamba z'ubwirinzi ariko buramba mfite amatsiko ngabura Tadu wamutunga kamera nibura nk'iminota 30 ibyo yakubwira ushobora guhita ugwa mu kantu ushobora guhita umenya iyo nsigamugani yo kugwa mu kantu yavuye ibintu yakubwira nibura mu minota 30 ushobora guhita umenya impamvu umupira ukina mu minota 90 atari 60 ushobora guhita ubimenya rwose ariko ikintu kimwe kubwira ni uko ndakomeza kubakurikiranira izo nkuru kubera ko nta witeguye guceceka nta witeguye kureka undi nta n'uwiteguye kuba insina ngufi bose bafite agatege bafite platform bavugiraho yewe n'ibyo Sam yavuga ngo kubirukana ndakeka ko ibintu bitapfa gushoboka kubera ko umuntu areba inyungu z'ikigo cye kandi abona abanyamakuru bakuru yewe batabona kandi kazi n'ahandi ntabwo nkeka ko rwose ibyaza kubibakangisha rero nama episode aza gusohoka buri wone dance nawe nshobora gusanga yiteretse avuga ati ibintu ndabivuga ariko ndabakurikiranira isaha ku isaha muraza kumva ibindi bishya bigezweho
reka mbashimire rero, kora subscribe, share, like, ujye unajya muri comment tubwire nuko nawe uri kubyumva, ubundi tubane mu biganiro bitaha. Ciao.